uretse wikora uhebiza ubasi akira wasomye ntabwo naburya kandi uyu nguyu ngaho biraryoshye tuzina yavugaga okay ndabonye kabisa uraje urya mutazabaho yagomba kujyana ni kanyanga ni biwani tu biwani nini ntabwo ndiho ntabwo mpaye nini rwose ntabwo usobanutse hajya nibateguye muri aho se nibateguye ntibegeye icyaro uziga ayoze nishimye kana ari wawe kamanze gukarabya nkarabya ndabisuzuguye oya icyaro udakarabye banza ukarabye udakarabye subisuzuguye ngawe icyaro ngawe karaba ariko wabwira ngo nawe nigose kuko ngiye kureba ryazina ribaye ryazina koko umushi nigiye mushi ujya wumva nonese kugira ngo umpamagare invitation nayibonye iri mu rugo urandegurira nabwo ati rero tuzongere tubonane n'abana baraborwa kubera ko ibyo wateguye batabibonyeho ubusore ugiye kubirya maze reka nifore kuko ndabona ari ibitangaza iyi mitwe ni imitwe y'abantu ni imitwe hene iyi ngurube nangwa ni iyi ugeze umwishyira nabwo ni uretse wikora kandi bateguriye sare ubundi sindyaho gusangira ni iki sangira imitwe iyi mitwe ni iyi ntabwo ari ya mitwe bavuga iyi ni umutwe ntabwo watetse imitwe ndetse ntiwatetse ihene uwa mbere nguyu uwa kabiri nguyu iyi mitwe ninde wayiteguye ni njyewe ni wowe wajya winumva byose uyu ni umuceri akandareba ari akantu kameze nk'akatsi kamwe nabi ubona ko uzajya ubona abashyitsi wavuze turya se oya wikoraho ndashaka kubaza wihishahisha ariko ushobora kuba wategura umutwe w'intama ntarya intama intama se bakubita amahembe niko se kandi bakabyara dutegura imitwe ifite n'iminwa uhebiza ubasi akira wasomye ntabwo naburya kandi uyu nguyu ngaho biraryoshye indimi zirimo byose yavugaga okay urashingika wagira ngo ni nyogokuru wawe do nyogokuru wanjye mbega amenyo yabuze amenyo none ndayabonye kabisa urashingika ya nyogokuru wanjye urya nk'utazabaho usangira umugore wawe urarya ukamusinya ubuntu bw'ubufuka okay urya nk'utazabaho Yawuri mu bikwica kabisa natari ariko se wabiteguye uziko ry'imitwe yene wariye bora tuba tuganiye ntibigeze ubibamo ururimi se uruhe ndarufiteho uruse wasomye ku munwa wayo ariko njye ndasoma ururimi
Utetse neza pe. Iyo uteka imitwe y'ihene se ntabwo ari madamu. Hari umugore wica ihene basigaye barya ihene. Kera bajya bavuga rero ngo umugore ntabwo arya ihene kugira ngo atazahebera. Ibitangaza by'abasanga oya turi kurya oya tadutesha apeti sha ariko se baze umutwe urya n'ijisho yose sinziriza yaje bane mu ijisho maso yari kabisa azanyari Umunyarwanda bari ibyo birungo barashaka kuza kutuvumbura iby'Imana niko niyo bwa mbere mbonye umunyarwanda urya ijisho ry'ihene n'izasare zose urazirya yose cyangwa ugise nakiri kizanana zana zashizemo inyama nkomeza aho ngaho kugira ngo utaza kumvumba amata kiraryoshye mwana we mbega ibiryo nanjye iwanjye nzajya ndeka ibiranga by'ihene nubwo igihanga kigura ngahe terwa n'isoko wahayemo isoko nangwa ndemi kuriko ariko se umfari kumbaza abashyitsi turariye uretse gato ubu ni ubwonko hari abandi mwazanye se abandi nabemera ko baza ko igihanga niko se ndabona urya amaso agira n'amatwi byana amatwi nyari ushobora kurya amatwi nazumva nk'ihene kabisa umwe twagiye wakuriye hari ugutwi kubuze ubuze ugutwi kumwe noneho ihene ntiyumva neza akira ijisho naribonye utazumva nk'ihene oya singiye kuzavumwa abasogokuru n'abasogokuruza yewe na ba bantu twazanye nubwo bari hanze ariko basanzwe urya amaso y'ihene yatari kuri kurya akira n'umunwa wayo n'amenyo bafate rwose akira amenyo nayo amenyo y'ihene nayagira narya amenyo y'ihene hano ni hafi y'amaso oya byashwari umaze kurya amaso angahe ane kararindi yasigaye yewe ashobora mudore ngiri akira ijisho mana yewe uri utunze umugore ntabwo wakugirira urashundika byo da urarya da ibiryo bizanye ntabwo bizakwica uzishwa n'amaso ye urya amaso yene ariko nireba nabi nuko ndi uva muri Kongo barya imbeba umunyarwanda ari imbeba n'inde ijisho ryene hari ibintu biziririzwa ntubirye ukarya ijisho yene babuze imirofu se ntabwo uri umuntu uri utanga rasiyo umugore akajya mu isoko agura ibitwe by'ihene neza ko iyo nkunda ubundi ibyo ukunda ntibajyaruha ubu hepfo none imirofu yo kuri terane yagiye ahangaha imirofu yagiye
n'agapfukamunwa ubanza kari agapfukamunwa biramenye amenyo yagiye ubona yarwaye ariko ati muzuru harimo inyama yazi ko muzuru yigene harimo inyama ubu n'umugore wawe murasangira akagira hano ubwo ni bibiri se ariko ibyose icyo gatatu nanjye kuzajya ngurara hano niyo mbizi madamu wanjye ntabwo ari madamu wawe yiyemye bihana ubijya wenyine urabona n'icyo nta kirya uba n'umuntu w'umushyitsi icyo gahunda agenda n'ibihanga izi mano n'ibihanga ziko muri akunze umutwe w'ihene wasize haza ukarya n'umuceri nawe ukunze cyane ntabwo n'umusheri dore ibiva mu matwi we umutwe wakuriye ushaka urugi rutweye kw'ihene n'abana nkabona uzo nta muntu wayo yamenye wajyanye nayo dore n'ahandi y'ibigwi nubwo turi inshuti ariko uzabura imishyitsi hano biragoye uzazana abantu koko bakabona urye ibihaga ko bakaba ari wowe umuntu tuza kubirya nawe numva abafaransa bavuga ngo gatete rishefu nawe uri kubirya agira komeza kuri umaze uzimazemo oya ishuri n'ingana banyimaze televiziyo bakakubwira ndahiye nama ntacyo size ntabwo uri umuntu ugira imbaraga se ubwase nzarya inyama nanjye nzurya bikagenda donc ijana ubu ufite imbwa mwarwaye twarwaye atari nariyo nsigaza u Rwanda rwaragowe ugiye uriya hasigaye n'uza dore ibindi byo bunini maze ndimanuze twaruvuga nagomba kujyana iri kanyanga se iri by'iwanyu cyane durani n'indi ntabwo ujya uyinywaho ntabwo mpaye n'ibindi rwose ntabwo usoma turebe tereka aho ngaho udatereka ntabwo unywa kanyanga iyi ni kanyanga rwose wazasoma unywa by'iwanyu n'indi wazasinara wasinda ujya usoma hose ngo wumve none se uri kurya inyama gutya ngurya isi yose wazasina urya inyama urya ntiwasinda reka ntabwo unywa iki ni igiki iri ni itako ntabwo nibyo nashakaga ndabizi ndabibona nawe kuri we ntuzongere kuba imitwe y'ihene mani kuko ushobora kuba iwanyu muri abarozi ntabwo muri abantu cyagiye uyibura uri bize wari wa yaguraho imiti iki ni ibibanza by'imiti n'ibyawe bitwaye n'ururimi ko hari inyama zitera n'ibindi bitera n'ijisho udashobora kurya reka rero utomeye ijisho wewe undi ntabwo warya umuntu umuntu abantu bameze nk'abantu bo muri Kongo barya imbeba barya ipusi barya imbwa barya inzoka barya umuntu ntacyo babwira tutakudamira turakudama turadama twebwe ntacyo nyama ni nyama nyama ni nyama sibyo ko niboneye ko ari ihene mbiyi abantu b'umunyarwanda barya inzu abarya inzoka abarya imbeba tekereza uriye mushusho wakokama babibwira ariko n'igihe cy'umande w'isukundi wavutse neza ariko uragenda usa niba ari intama niba ari igiti urasa n'ibyo
kugira ngo abaturage babyarira abana basa n'ibyo urya usa nabyo wariye imboga sasa ntiwariye ibishyimbo wariye ibishyimbo sasa ntiwariye amajeri wariye imbwa sasa n'uwariye imbwa nyine nawe abashinwa bariho umunyarwanda mugufi burya ni nk'aba bandi banzovu n'abandi ariko nta munyarwanda mugufi ubaho oya imbwa iraguhina burya so hariye imbwa na nyogokuru akaba yari ukuri kagufi buriya kantu kari aho ngaho nta kabuno nta ndamureba niko urumva ushobora kuzagira ngo ubyare neza uzarya imbwa sinzarya imbwa abana babyaye mbere mbere yo kurya amajisho y'ihene ushobora kuzabyara umwana ubeshya n'ihene neza neza mbabariye koko urashima urabe umubwire uzajya urya uzigama uzajya urya ukurikira umuco nta mwana w'umunyarwanda urya imbwa umuco w'abantu bagashima rero uturage mu Bushinwa ushimire usanga baririye imbwa nta sida muri alimantasiyo zirahari inzoga zirahari ni umuco wabo ariko umuco wacu nawe turya imboga tukarya butongo tukarya dodo n'ibyo nyabutongo tukarya n'umushogoro tukaba urya imbwa ku kanya ugahumana ntabwo twemerewe kurya ibizina ibizina ntabwo bize undi azira se ko azira ingurube n'ibata ingurube yarasinye bya bindi byose bitajya amara birazirirwa ariko rero imbata iraryoha ndayikunda barayiriye nubwo ndi umuyisilamu nkaba biretse mwese wayena ngo bisa nubwo ndi umuyisilamu nkaba biretse urasilamu yewe uri kafiri yarayikase kubona bayikata gute wowe ugomba kurya ijisho ry'ihene uri kafiri kabisa wemeje ibyangombwa wizumfata ko ntanasilamu n'irangamuntu bazayiguhe wigiye kwibera mu Bushinwa ukaba nabo n'inzoga wayirya ubu nayirya warayiriye se inzoga inzoga ndayirya ariko nzayirya nuyirya ntuzamubagane ntuzenga umubiri ntabwo nzoye ariko urumva se inyama ni inyama unyama ni nyama nk'uko byawe mwebwe muri muhagaze aho ngaho mwishyamba mutureba unyama ni nyama nk'uko byawe nyama ni nyama niho abandi b'abagabo bajya bavuga ngo twebwe ngo dukorera hari ikibazo se ngo nyama kwa nyama ariko igihe wahuye n'akagakoko kitwa sida shaka aragukokora ariko uyu nguyu nawe ni inyama iyo azarwara umuviro w'abasogokuru ukamufata nzarwara agira ashyira aho ngaho ntabwo nongera kugira ngo sinamaze kundera iseseme mbi cyane waraye ijisho ngo urebe n'ubundi ikirambo wakirya ntabwo ari wari si n'iyawe si n'iy'abashyitsi umuceri se ariko reka njye yarubatse niba shaha uyu mugore yaragowe abagore baragowe uyibumye urarya nk'utazaba uriye ijisho nk'ureba maze kwemera ko uzarya inzoka ubutaha cyangwa uzarya ivu yose wagiye ku gisozi ko wayibara wowe urakura muraganira uri kurya nk'aho wawe udafite abashyitsi neza abashyitsi unishe cyane ariko n'imbwa uzi ko nta hantu tujya mu kabari agotomera wajya muri tuwarete ugasanga yasomye ku nzoga yawe akaba yimazemo ikibazo se inzoga igiye wamubaza akiyumanganya akiyumanganya neza ukajya mu bikoresho umutima nawe wese umuntu iwawe ntabwo uzagaruka ariko rero usibye ko izi nyama ziryoshye ariko iyi mitwe nanjye nzayigura iwanjye nanjye nzajya yigura kubera ko bukeye ejo bundi tuzarya n'iby'abandi barya igihe izo nyama zitabica tugomba kuzirya noneho uguranye niba barya ipanya ntibapfe tuzaza niba barya imbwa ntibapfe wirukana iwabo nose hari ubusinsho waho gusigira
hagurutse utarahaguruka erega naba nguze igihe utumbiwe agapfa baratabara, utumbiwe ku gasozi baramutoragura. Hano ni mu gasozi naje singira ibana si mu rugo atari abantu umeze n'utumba baraguturiza n'abantu bahaka ariko upfuye ku gasozi nk'imbwa baragushaka isazi zagutumyeho nizo ziguhamase nawe zigushimye komeza uri turekere se ariko akagaguru ntabwo arakiye ni imvange iyi akagaguru ihene ntabwo igira akaguru kangana ahubwo bashobora kuba tuhaye ibihene tudasanzwe tuzi niba ari ibihene byo mu Bufaransa niba ari ibyo mu Bwongereza ni akaguru ntabwo kagiye reka dupfe kurya kuko icyo usanze nyir'urugo akora nawe uragikora, usanze ariho imidiho nawe urayidiha, wasanga ariho imbeba ngo urarya imbeba nakimbia ngomba gucika nkirukanka atangiye gusa nazo ijisho ni nk'iry'imbeba ijisho ni nk'iry'ihene wariye niba ngo icyo urya cyose usa nacyo. Nk'ubu ngubu muri Cameroon barya imiravumba urumva bakarya imibirizi, ubu nuko basa natwe tutari kurya imibirizi twasa n'imibirizi. ubu sinsa nabo se ako ni agacukuruye agasukusuku ubwo ni umuntu mbega we urarya umana yawe waciye kimu bunana cyane waciye kiribure kiribure ni iki ubu ntabwo nyiri sigira umugore wawe nanjye mpfe kurya ibyo urya arya amajisho amaze mwari mufite amajisho ane bagomba ko umugore akarya abiri nawe ukarya abiri ariko ntabwo ari umururumba uri kirihahira nawe narizi kuri buya uyabuze ntabwo wapfa amajisho amatwi y'ihene nk'ibigi ari ugutwi kuri gukura ugutwa shanda kwemeye ariko nyawe yongera kuntumira azaza imitwe y'ihene kabisa ntabwo nzi imitwe y'ihene ariko nawe uriye nsanga uraryoshye nanjye ndashaka kwigana ngomba kujya nzana imitwe y'ihene abana banjye wapi umugore wapi ni inkoko yose ubutaha uzazana umutwe wapi n'amamara nabonye muri Kongo barya amara y'inkoko oya ni inkoko yuzuye burya akantu kari inyuma y'inkoko kakandi kakameze nk'akarizo turabashe tukakajuma oya karagomba twebwe iwacu ni imiziro kariya kagomba kuzaho umunyarwanda urya imitwe y'inkoko imitwe y'ihene ari ijisho ndumiwe wallahi wakibara nawe wallahi bakabwira abayisilamu bose niba abayisilamu urya imitwe y'ihene mukaba murya amajisho yari ijisho ndamubonye ndamwiboneye imbonamubone bazakubwira ngo abantu barya inyama ari ijisho kubera ko niba bavuga ngo ntimuzarya imbata ntimuzarya ingurube ariko ari ijisho ry'ihene mureba uzamakaye uri imfurame uri warashonje se kuko urya ijisho nayo ni miropi yaba ukarya indi ibyo wariye zingano ukaramara y'ihene nawe uko yariye ko ntajya nyana reka guhunge uhunze ujya ndaguhunze abantu urimo neza koko dore umutipe mani